singirira ishyari umuntu nta n'uwo nzarigirira. Nzi yuko Imana indema yanyujuje ibizantunga impa n'Imana izatuma mbaho. ninje cyamamare mu mbaga ngo nizo iporogi mbaho. Sinzahangayikishwa n'ibintu by'undi muntu kuko ishyari uzi ikintu kibi cy'ishyari. Wowe bw'ishyari bwatuma ngenda ndafokasinga kuri njye, ngafokasinga ku wundi, kuki se nta umwanya ku by'undi yagezeho. Ati kubabaza abantu cyaguhemuka nta muntu utabishobora, ariko kugira neza nibyo bigoye. Bura nubona wahemutse ukabona wahemukiye umuntu ntukaye ugenda uvuga ngo uzi ubwenge ngo urumuhatari ngo namurushije ubwenge. Guhemuka nta muntu utabishobora, ariko kugira neza nibyo bigoye. Nuzajya ubona wakoze igikorwa cyiza uvuga ati nakoze ikintu abandi cyabananira, aba ari byo uzajya wirata. Ese mu rwango ni iyihe nyungu ivamo? Ntayo. Ama daha çoktur sevgi. Ariko mu rukundo ni byinshi bisohokamo cyabivukamo gihe hari urukundo.